Colon Globe. Tubisize muri rusange buri wese uri kuyumva nta mwumukoro. Ese wowe uri kubona iyi miterere ya Marina ariyo yaba yaratumye ashaka kugaragariza abakunzi be ko atiye neza? Cyangwa wa mungane ikibazo bakeka ko ari depression afite cyaba aricyo cyabiteye? Igisubizo cyawe ni ingenzi, wadusubiza ubinyujije muri comment niba nawe uri umwe mu bakunzi ba Marina Deborah. Tumuzi ku mazina ya Marina Deborah hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni umwe mu bahanzi beza dufite b'abanyarwandakazi bazi icyo bita umuziki. Uyu Marina Deborah biragoye cyane kumwitiranya n'abandi bahanzi. Niba uri umuntu ukurikiranira hafi umuziki uramuzi cyane mu ijwi rye ry'umwimerere ndetse n'indirimbo ze zujemo imitoma n'amagambo meza cyane. Ubwo ndavuga indirimbo yakoze ku giti cye ndetse n'izindi nyinshi yakoranye n'abahanzi batandukanye. Ikiganiro ni amateka y'ahantu, ibintu ndetse n'ibyamamare bitandukanye byo mu isi. Njyewe mugiye kubana mu kiganiro murabizi ndi Colon Globe. amazina ntajya ahinduka nk'ibisanzwe, nitwa Bigiye. Icyo usabwa nanjye ntabwo ari ibya mirenge uretse kudushyigikira ukanda kuri buto subscribe ugakanda ku nzogera kugira ngo uzubonera ku gihe itandukaniro ry'ibyegeranyo utasanga ahandi. Ibyo ntabwo ari byo ngira ngo ntindeho kuri uyu munsi, ahubwo amakuru mashya nakuzaniye ni uko uyu muhanzikazi Marina Deborah mu minsi yasize yagize atya ashyira ayo mashusho uri kubona muri sikirini yawe kuri akawunti ya Instagram. Aho bitavuzwe rumwe n'abantu benshi cyane, dore ko bikimara kugera ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku bitangazamakuru, bamwe barahuruye baje kureba ibyabaye. Bati ese uyu mukobwa yabaye ate? Ari nako bamutuka. Ni mu gihe abandi babifashe nk'urukozasoni kubera kwigaragaza nabi imbere y'abafana. Ariko mu gikari hari abandi bakomeje kugenda bamushyigikira bavuga bati biriya ni ibisanzwe, nta kibi kibirimo nk'umuhanzi. Ibyo byose byaravuzwe ndetse abandi nabo baza bamuvugaho amagambo menshi. Ibyo byavuzwe kuri uyu muhanzi Marina Deborah. Gusa igitekerezo cyatunguranye ni uko hari andi makuru yavuzwe ko Marina ashobora kuba afite depression iri ku rwego rukomeye. Bamwe bahise bibaza impamvu yaba afite depression. Impamvu nta yindi ni uko bivuga ko uyu muhanzi Marina Deborah ari guca mu bihe bibi muri iyi minsi. Tuvuze ku muziki we twasanga bidahagaze neza, ari nako depression y'umunyarwandakazi yaba yarazamutse ku rundi rwego, dore ko izina rye cyangwa se izina Marina Deborah mu muziki nyarwanda ryamaje gusubira hasi cyane. Ibyo babivuga bageranije n'imyaka 5 isize uburyo yari ahagaze mu gihugu cy'u Rwanda. Bikongera bikavugwa ko hari ibindi bitamworoheye ari gucamo muri iyi minsi. Ubundi byagenze kugira ngo bimenyekane ko Marina Deborah yakoze ibyo bintu bidasanzwe. Twagiye tubona uyu muhanzikazi Marina aposinze amashusho ndetse n'utuvideo ku mbuga nkoranyambaga akoresha zitandukanye. Tubona hasize aya mashusho uri kubona muri sikirini yawe. Mu maso y'abakunzi be hafi ya bose ntago babyakiriye neza, dore ko bamwe bamututse, ariko ntihabuze na bamwe bamuhumuriza nyuma y'uko yerekanye bimwe mu bice bye bigize umubiri. Gusa uyu muhanzi ni umwe mu bahanzi beza twagize hano mu gihugu cy'u Rwanda kugeza na n'ubu. Ijwi rye ntago twarishidikanyaho kuko ubuhanga bwe bugaragarira mu bikorwa yakoze bitandukanye, abinyujije mu ndirimbo nyinshi cyane. Zimwe mu ndirimbo wahita wibuka harimo indirimbo yitwa Ikanisa. Indirimbo y'isi izina rye ayita Marina.
tukagera ku ndirimbo yitwa Orokoso, hakagira indirimbo yitwa Rogawuti, indirimbo yitwa Amusori, hakaza n'iyitwa Dumi ari kumwe n'uwo bita Kwinita, n'izindi nyinshi cyane ntavuga ngo ndangize. Ubundi Marina murabizi yigeze kuza mu bahanzi batatu b'Abanyarwanda bazi kuririmba neza. Ibi byose yakoze byamuhesheje kwigarurira imitima y'abafana benshi cyane, ari nabwo yahise agirana amasezerano na Bad Rama. Ubwo bidatinze Marina ahita abarizwa muri lebo yitwa The Main, n'ubundi iyi lebo ni iya Bad Rama. Gusa Marina ntibyaje kugenda neza kuko byaje kurangira avuye muri iyi lebo. Ubwo hari ibyo batumvikanaga neza, dore ko iby'abahanzi ntawe wabyivangamo. Hadaciye kabiri uyu muhanzi Marina byaje kumvikana ko afitanye poroje n'uwo bita Yampano. Yampano muramuzi cyane, ni umwe mu bajene b'abahanzi bakunzwe mu Rwanda bitewe no gukora cyane kandi agakora ibinyura abafana. Uyu Yampano rero yaje gutungurana mu gihe gito ahita asohora indirimbo byihuse. Iyi ndirimbo mabwiye ni ya yindi twavuze haraguru yari afatanyije na Marina. Ni mu gihe byavuzwe ko Marina atigeze abimenyeshwa. Muri make Marina byaramutunguye abona indirimbo yakoranye n'uyu musore igeze ku rukuta rwa YouTube. Nibwo byaje kurakaza Marina ahita afata umwanzuro wo kuyitsibisha kuri YouTube. Ibyo byararangiye Yampano nawe ahita yiyakira, kuko nawe yabonye ko ari amakosa yakoze, ntabwo yabitinzeho. Gusa ntibyabuze kumanza byasakuza hagati ya Yampano ndetse na Marina. Bidatinze rero haje gukurikira indi swaga n'ubundi irimo Marina, aribwo twagiye kubona tubone hasohotse indirimbo Marina ari kumwe na Karufani ndetse na Jayce. Iyi ndirimbo yagiye hanze abantu barayikunda, ariko icyaje kuba ikibazo hagati y'aba bombi ni uko Marina yahise asohora indi ndirimbo ye bwite mu minsi mike. Muti se byabaye ikibazo gute? Byaje kuba ikibazo kubera ko Marina yasohoye iyi ndirimbo ye bwite mu gihe iyo yafatanyije n'aba basore itaramara n'ukwezi. Ibi nibyo byaje gutuma Karufani arakara bikagera no kuri Marina. Muri make Marina siraga ari gucamo iyi minsi ntabwo zimworoheye, dore ko byongera ku makuru yatambutse mu minsi yasize karwaye kandi arembye ari mu bitaro. Ni mu gihe byavuzwe ko yagiye gukoresha surgery cyangwa kuyibagisha bimwe mu bice bye by'umubiri kugira ngo ahindure imiterere ye. Marina byaje kurangira agarutse mu Rwanda ameze neza, afite imiterere idasanzwe. Nabyo ntibyavuzweho rumwe, gusa we yatangaje ko impamvu atiye neza ari igitoki cye mama we yamugaburiye. Yakomeje guhakana ibijyanye no kuyibagisha bamubaza, ndetse kubera yaganiye n'ibitangazamakuru bitandukanye ntabwo yigeze yemerera abanyamakuru batandukanye bamuhaye ibiganiro ko yibagishije. Muri make yaranangiye avuga ko ibyo ari urugambo rw'abantu batamwifuriza ibyiza. Ndabashimiye cyane, tuzahore mu kiganiro cy'ubutaha.